uherereye sinzi aho uri ariko ndashaka kubwira yuko aho hantu hose waba uri cyangwa se ibyo uherereyemo Imana igukunda. Ni iki mbere mvuga ngo Imana iragukunda? Ushobora kuvuga uti ariko se ari Imana inkunda gute? Biranze aho ndi izuba riraka umutima mu bitekerezo, aho ndi byanze nta kigenda. Ni imvugo twasanze ku isi, aho wava hose ukagera ni imvugo twasanze ku isi kandi tuzayisiga. Ni imvugo ikuze kuturuta, ni imvugo nyine n'abanyogokuruza bacu barayisanze nta kigenda. Ariko nakubwira ngo kiragendeka kubera ko Imana yatumye ubaho ukabyuka bikemera, nuko igufitiye umugambi mwiza. Rero hari abantu benshi bankurikiranye yaba kuri Instagram live, yaba bamwe mu nkurikiranye ikiganiro kizagenda gica hose, ariko ufite ibintu ushaka ko tuganira nk'umuntu. Nkuko natangiye bikubwira Imana iragukunda kandi nanjye ndagukunda no matter what, aho waba uri hose ndagukunda, kuko impamvu mvuga ko ngukunda nshingiye yuko nanjye Imana inkunda, nshingiye yuko hari urukundo rw'Imana ruba investi mu buzima bwanjye, nanjye numva nabitanga kuko nanjye ndarubona umunsi ku munsi. Iyo mbyuka bikemera numva nyine nashima Imana kuko biba byakunze. Nararirimba umunsi umwe ndavuga ngo sukwamarira yashize, sukwibibazo birangiye, umutima uranyuzwe. Ngenda rimba ndavuga ngo suko nkiranuka bikwiriye, suko hari icyo natanze, umutima uranyuzwe, ndanyuzwe umutima wanjye, mfite indirimbo ibihumbi, ntarindi jambo nshaka kuvuga usibye rigushima. Ntarindi jambo numva nshaka kuvuga usibye rishima Imana, not because apana yuko nyine meze neza, oya, ariko kubera ko nyine mfitiye ideni Imana nzahora nshima. Rero kare natekereje ikintu numva nashaka kukibasangiza. Icyambere mu buzima bwawe nuzajya ushaka gucika intege, ujye wibuka yuko hari ahantu Imana yakurwaniriye utabigizemo uruhare. Nuzajya wumva wabivamo burundu ariko burya cyagiye ko byari bikomeye, nkaba n'uwo nitabaje ntiyabishoboye, nanjye ubwanjye nariryamye, hari mu biterwa n'ikibazo akavuga ati aca ni rare tundaramuka ndakaryame ndaza kubyuka. Cyagihe rero Imana yabigizemo uruhare, ntabwo ari uko yorozi kwandika kurusha abandi, ibyo ntibireba ufite diplome runaka, ntibireba PhD. Imana igutabara yabishatse. Rero uzajya gucika intege, ujye ubwira gucika intege ngo hari ibyo Imana yakoze ntabigizemo uruhare, iyo ndacyayizeye kandi ndacyayiringiye. Icya kabiri nshaka kukubwira mu buzima bwawe, ntuzabe munyangire. Reka nkubwire ibanga rero nanjye naje kumenya. Iyo uri umuntu ukanga umuntu kubera ko undi yamwanze, uri guhusanya n'amahirwe yawe. Nshobora kuba ngiye kukwanga, ngiye nkwanze, ngiye nkaguhitiramo ngo uriya kwange kandi urari uzakuriza kuri destiny yawe. Urambabaje rero wowe wanga umuntu kubera ko undi yamwanze, oya. Judgment yawe n'umutima wawe aribyo bizabasha gufata umuntu ngo umwange. Ariko sinakugira inama yo kwanga umuntu, kuko uwo muntu uramwanga wenda niwe muti wawe w'ejo. Ntukabe munyangire mu buzima bwawe. Abantu benshi bakererewe, birabangiye kugera ku mahirwe yabo kubera ko ari bamunyangire. Ariko ndiwe nakugira inama yo kuvuga ngo no, aho kugira ngo nange misemo gukunda. Bibiliya bivuga neza ikavuga ngo ineza ihosha uburakari. Bibiliya bivuga neza ikavuga ngo Satani yazanye no kwica, kwiba ndetse no kurimbura. Kuki wowe wumva ko wakwica mu cyimbo cyo kuba wakubaka? Iyo uri kwanga umuntu uri kwica, nubwo wakwanga umuntu ntabwo bizabuza Imana kumugirira neza. Ushobora kwanga umuntu akakurusha kuzamuka, ushobora kwanga umuntu bakarya ukabura, ushobora kwanga umuntu bagashyingira wowe ugashyingura. Ntuzange umuntu n'umunsi umuntu nakubabaza ujye uvuga ngo wa muntu umbereye isomo, ariko Imana ifishanye n'uko kwanga umuntu ntabwo yimukira mu buzima bwawe, ujye ajya kubera isomo hanyuma wikomereze wiyubake kandi ukunde. Si icya kabiri harya, icya gatatu. Abantu benshi banze Imana kubera wowe, kubera njyewe. Reka nkubwire, iyo uzi Imana yawe sha ntabwo yanga. Ngo bari abantu ngo bigize abarokore, ngo tungo n'iby'Imana narabiretse. None se ko wahuye n'abigize abarokore, wowe wahisemo kuba umurokore, ntuhite mu byigira. Ngo bari abantu n'abesikoro, ngo urumva
esikoro ukaba warahuye nabo wahisemo kutaba umu esikoro kugira ngo uzane impinduka ku isi ngo bari abantu kwanza ngo bigize abantu basenga ngo kandi ngo badasenga ngo aha wikwigira umuntu usenga ahubwo hinduka umuntu usenga kugira ngo habe itandukanyirizo ry'icyiza ngo bari abantu bari okay wikwiba kugira ngo ube umuntu ubasha kugira ngo tubikure mu magambo tubishyire mu bikorwa kuko nubaho muri ba bantu igihe cyose uzatwanya ariko nubaho muri wowe igihe cyose umwanya wawe uzaba uw'agaciro. Icya kane ijambo ry'Imana rivuga ngo hahirwa abazi Imana yawe. Ese Imana yawe ni iki? Iri jambo naritekerejeho. Ese iyo ngize ikibazo gikubitanye ndabanza ngahamagara abantu nzi aro yewe muzi ko nagize ikibazo aro yewe ubutumwanya ariko abazi Imana yabo ufata Imana ukayibwira uti Imana ngiye n'ikibazo turi hano kandi uri Imana y'ibisubizo. Imana niza yicisha inzira. Hari abantu benshi banze bene wabo banze abakomeye banze ababishoboye kubera ko kirya gihe bagiye bahamagaye n'umunamba. Kuva uyu munsi inama nakugira sinzi aho uri sinzi n'ibyo uri gucamo ariko nakugira inama yo kuva ku bantu ariko se wowe wahisemo guhinduka igisubizo cy'abantu aho kugira ngo umutwaro w'abantu uzi kugira ngo ubeho bakajya bavuga ngo araje buriya nawe ngo yahageze kubera ko bazi ko ugiye kubatera ishita wahageze ariko uri ubasaba itike uje mu birori ariko wambaye nabi harira kuba umuntu nuko watinda ku musozi wo gutindana n'Imana ubwira Imana uti Imana hindura amateka yanjye ngengereye ahubwo ari njye ubahita iki ngengereye ahubwo ari njye urangiza ikibazo aho kugira ngo binubere ko mpageze bavuge ngo Mana we nk'umunyamugisha yaje banshakira intebe yo kwicaraho kuko nawe mu Imana yaremeye imirimo myiza nawe urimo. Ikindi kintu ugomba kumenya nuko twese ntabwo duhanye. Natekereje ikintu nsanga muri buri quartier yose habamo kwa mukire. Hari umukire wita undi mukire umukire, hari n'undi mukire wita umukire umukire, haba umukire umuherwe n'abandi bose. Muri quartier rero habamo kwa mukire. Bivuze ngo kwa mukire wahari na hahandi kwa mukire bahita kwa mukire ariko birababaje tuye kwa mukire iradushuka rimwe na rimwe. Ariko ndashaka kukubwira ikintu isi ntikagushuke. Urabona ibintu byose duharanira ibi byose dushaka my main message is here. Ibi byose turi guhiga ugiye kubyuka ujye kuri shift ugiye kujya ku kazi ugiye kwiga uraharina kugura ibyo byose ariko ndashaka kukubwira ikitumye ngo nkwandikira cyangwa se gitumye nganira nawe muri aya masaha. Natekereje nsanga ibintu byose duharanira tuzabisiga. Reba nawe okay duhere kuri class moyenne. Reba imyenda yose ufite mu kabati kawe nugira Imana bazakugurira umushyashya bagushyinguremo nutagira Imana nabwo nugira amahirwe bazakwambika uri mu kabati cyangwa kwambika wapfuye wambaye. Izo modoka zose nugira Imana izagendwamo nawe utanashaka nawe utakundaga. Ayo mafaranga yo muri banki ishobora no kuyafata ikayakoresha ibikorwa byo kuba ko ntawe yanditseho. Ibi ngibi uri kuvunikira uyu munsi ntabwo bazabigushyingurana. Nta muntu n'umwe wajyanye briefcase ngo okay bampamba ni briefcase yanjye n'aya mafaranga oya reka n'abandi bagushyingura bayakeneye nyuma yawe numara gupfa turanywa fanta turaninego. Ariko uyu munsi ukabura umuntu ukivuga ngo ngewe muzajya kuvuga ngo ngewe ugitekereza ko wambaye umubiri. Niba hari umwanzi wa mbere ubaho n'umubiri ntubona iyi sura yagahongayire reka nitange urugero ngura amavuta nkagura glycerine nkagura cleanser nkajya muri massage ariko namara kubikoresha nk'iminsi 2 igihe kikaturuka n'ikindi kikaturuka nkamera ntya. Umubiri niwe mwanzi dufite. Ukoresha uko ushoboye ukajya muri supermarket ugahaha wamara kurya wamara guhaga iminsi 20 n'inga ukaburwara inzoka wa mubiri ko nakugaburiye inyama na salade na sandwich kuki urwaje inzoka. Uyu ni umwanzi ntakagushuke ngo wumva ko ari kirishije undi. Uri gusuzugura niwe uzagucukurira. Uri gusuzugura uyu munsi nta mpamvu yo gusuzugura umuntu. Ikindi ibyo byose ufite Yesu uzayerekezwa n'iyihe mirimo. Imodoka zawe zaguherekeza zigaruke reka nkubwire ushobora kuba ufite shato nziza uri gushwana uri kwiba kugira ngo wubake inzu ariko iyo nzu nugira amahirwe bazakugeza muri salo yayo bagusezereremo ntabwo uzagira amahirwe yo kujya mu cyumba cyawe. I'm sorry to say this kubera ko tutazi igihe dusigaje kubaho. Ushankunze ibyo ukora bikore ni byiza ntabwo kugira neza bisaba guca kuri gahongayire ariko nkuko nababwiye ngo buri quartier yose igira kwa mukire
ariko kwa muke mutetse inyama ku munsi wa mbere muraho muje kwa muke ni bari muhande rwawe nturafata n'umunsi n'umwe ngo uvuge uti abana banjye bambara amamarike bakambara sinimba umwana wawe iyo yamutaye wigira turayijugunya byibuze wafashe n'utwenda tubiri n'udupantaro tubiri ugaca ahantu ubizi ko batayifite ugahamagara twana uti wambara kangarisha ukamugurira urukweto sinjye nibagirwa oncle wanjye wangurira urukweto rwa fira numvaga nkaze ariko n'uyu munsi oncle wanjye rwaye ubu ntarwigurira ariko ndavuga ngo mama ugiye wibuka ko oncle yanguriye fira ese iyo ubona umwana reka mubwire ntabwo tugomba kurera abo twakuye mu nda hari abatabafite n'abatazabagira hari n'icyayi n'ababapfushije n'ababataye ariko warageze yuko ureba ko bo babyeyi ukavuga ni batanu bishyura ishuri ndarangije ariko nashatse umwana umwe nishyura umwana wo kwa kanaka nishyurira ishuri umwana wo kwa kanaka ngurira umwenda ese ko ndi kwa mukire ndacuruza bikemera ngataha bikemera ariko uzarebe mu bipangu 4-5 ntabuzemo kimwe burara ese ufashe ugafata ibiro 5 by'umuceri n'isukari hajya ngo wabuciye bugufi wawusuzuguje oya wabuciye bugufi kandi imirimo myiza izaguherekeza nyamuneka kashi myiza izaguherekeza abakorege tuzaguherekeza abo tujyana gusohoka tuzaguherekeza ariko imirimo myiza na cyajya uzaba utabasha kwivugira izavuga magurukijwe no kukubwira ngo ugire imirimo myiza aho uri hose uri umwana w'umukobwa ufite amakanzu menshi ufite imyambaro myinshi amakanzu 6 uzi ko hari umubyeyi uri gusaba ngo mama wanyambikiye umwana ngenda bibona nge binsha mu matwi kubera akazi nkora ibi nkora byatumye mpinduka pe mana wanyambikiye umwana ariko wowe imyenda y'abana bawe wabuze na choice cyo kubambika ariko hari umubyeyi udashobora gusohora umwana we kubera ko abuze icyo amwambika muranywa mwarangiza mukoza ibikombe byasigaye n'igice cy'igikoma mu kamena nyamara hari akana kari kubwira mama ko mama ndashonje tureke kujya no ku baturanyi niba uri umukire ku rwego rwose uriho urwego rwose waba uriho reka mutumukire kubera ko ufite umwuka wahumetse nyarukira kuri saje nyarukira Kibagabaga ubu n'umurwayi ufite umuriro 40 ariko uvuga ngo ufite inyota adafite n'amazi yo kunywa tugire wa mutima nk'uwari muri Kristo Yesu tugire umutima nk'uw'Imana wasangiye guhaye yabimye kugira ngo ubone kuntu wowe ushobora gukoresha ibyo yaguhaye hari amasengesho menshi apendinze ahantu yawe atari gusubizwa kubera ko aragiye gusubizwa hakaba hari ufite urusaku rwinshi ruvuga mana nyambika mana ngaburira abana mana ngaburira nawe Imana kontineri zanjye mana bari abashinwa bagabanya ibiciro mana hariya ndanguru bakoreho ariko reka nkubwire wowe aho kugira ngo uri gusenga gutyo rangiza ibibazo by'abantu Imana yareba iraza kurangiza ibyawe ibi nkubwira bindimo isi ko iyo uvuye mu gipangu cyawe njyewe ngira umugisha kenshi cy'uwari gishobora gushira naciye ku muryango wacu ngo mbone umuntu umbwira ngo wangaburiye wamaye iyo duhuye nkamugaburira banzi ko Imana ari ibanga ari password duhaye mu bihe byanjye bikomeye nibutse Imana wamuntu ikanyibuka kwa kugira ngo ufatize sinanze amateraniro ko amateraniro meza no kubaka umuntu Imana yaremye ariya n'abajura okay wicisha mu bajura ariko ca direct kuri uwo muntu buri muntu akeneye undi nakubwiye ngo kugira neza sindi kuguhamagara ngo uze ngo dufatane oya njyewe ndafata kuko nzi icyo nakuyemo sinarekura sinabireka uzaze cyangwa ubireke ariko aho uri korera Imana aho ngaho uri uzi kwicarana n'umuntu uri gutura umubiri wa sosiso n'inyama uwo muntu ari kubwira Imana bamuhaye ikiro cy'ibishyimbo wagize Imana igukura ahantu kugeza ahandi ndavugana n'abandi basubijwe wicaye sinzi ndambara iki ndabigenza nte uricaye reka nkubwire after all utekereza ko hari urupfu urakurindiriye kandi ntiruguteguza nta nubwo rutinya ukomeye ntirutinya amafaranga ufite muri konti ntirutinya ubwiza ufite ntirutinya ko unashyizemo tentire uraza rukagutwara ariko se ruzagutwara werekezwe n'ihe mirimo
nuzajya ubona urya mande to sande ujye wibuka yuko hari umuntu utariye iyo mande wariye. Genda we ahantu nakubireka kabiri nkashaka abatabibonye nkaba igihe wariye numva nareka kujya muri ayo materaniro nkajya gusura abarwayi nkabagasangiza agakarito k'amata. Ntekereza ko Yesu yaba ari ku isi aka kanya tumubona physically yakoze ibikorwa byiza kurusha kujya mu materaniro n'ibiterane n'ibintu byose. I'm sorry to say this, tugomba kuba abantu b'Imana. Ntabwo nshaka ko dufungura Bibiliya nagasoma ibyanditswe byinshi nabyo ndi busome kuko uwo muntu kwegere n'icyanditswe. Uriya murwayi uri kwa muganga akeneye umubwira ngo humura. Muri mu kanya kawe gato nyarukira. Iyo ubona umuntu yambaye agapfukamunwa gasa nabi kashaje, agapfukamunwa gasa nabi, hano kabaye kaki, kari bleu, kari noir, kagahinduka kaki, wowe dufite twuzuranye mu modoka ufunga cyujugunye. Gukorera Imana ni iki? It's simple, n'utuntu duto. Manura ikirahure umubwira uti umva enda agapfukamunwa ahindura kuko ajugunye kuko ari kwitera corona, ntabyazi ko nibwo bushobozi afite. Warangiza ukavuga ngo ni gute nakorera Imana? Ntabwo mubwiye gukorera Imana umpa. No, don't wimpa. Mfite impemba, mfite yambishuriye password. I'm sorry, sinifuza yuko uzapfa nyuma y'urupfu ukaba umukene ku isi waragendaga neza. Useke ntuseke ariko ibyo nkubwira ni ukuri. Gufasha gukorera undi ntibisaba byinshi. Wagize uwo wicaza t-shirt unywa ku mazi nze sha inzara irababaza cyane. Uyu munsi aho wicaye hose ariko ujye wibuka yuko inzara ibabaza. Reba wa wundi ufite inzara atazi na hantu bikora. Ihangane ushaka imirimo. Isi iri kwiruka ni kwirukansa. Umubiri ntugushuke mu byo utangira kuvuga ngo ngewe. Ujye wibuka yuko aho uri undi wahabanje kandi uzahava. Intebe wawe wicayemo yose si we wa mbere. Igihugu cyose waba urimo si cyo cya mbere. Aho waba uriho, aho uri gucururiza si wowe wa mbere. Iyo nzu wujuje si wowe wa mbere kandi si wowe wari. Biguha isomo yo kuvuga ngo mu gihe nkiriho, mu gihe nkiri kuri iki kintu, mu gihe nkiri kuri ubu butaka, mu gihe nkiri aha hantu, ese nkora iki? Ese nzasiga nk'uki musozi? Simwifurije gupfa, mwifurije kubaho, ariko aho uri ntabwo ari uzakomeza kuba. Ariko mu gihe uhari uhasize iyihe nkuru, bazakwibukira kuki? Bazakwita gisambo se? Bazakwita mwiyemezi? Bazakwita mwibone? I wish ko wamenya password y'isi. Benshi barama soko bakiranuka. Benshi barama bafite akamaro. Babazwa n'umuntu umbwira ngo ushaka undi ibyo ukora. Barumva namubwira ngo tuzahurire muri network y'ibyo byiza wumva ko nkora nawe ubemo. Icyampa umubyeyi umenya ko abana bose ari abana. Icyampa umubyeyi ukunda umubyeyi mugenzi we. Icyampa umukobwa utagira ubugamba, utirirwa ameza, umukobwa uzibanga ryo kugaburira umukene, akaba azi kugaburira umurwayi, akaba yubaha buri muntu wese, hanyuma after ugashira iyo makeup ugashyiraho iki ukavuga uti ubu ndarinzwe. Ntidutinya, turarinzwe, ntibisaba abasenga cyane kuko twese ntabwo twahamagariwe kujya ku musozi, ariko hari ikintu cyiza Imana yaduhamagariye. Mu minsi yashize nagize amahirwe yo kujya muri vacances, noneho histoire bampa ubuhamya bw'umugabo umwe iyo bari mu Ramazan. Iziti Ramazan ra ko kundi biyiri ibintu nk'ibyo. Then
iyo bagiye kurya ku mugoroba gufungura arafungura ni umukire cyane kandi ahora akira agafungura agashyira ibyo kurya aho ngaho mwese mukariraho hanyuma ku irayidi buri muntu wese amuha amafaranga ni ukuvuga ngo nagezeyo abatuganiriza bavuga ngo nanjye icyo gihe ndi umusiramu nkambara kuko abari budukubita amafaranga ariko ntarobanura ariko uhita ukunda ibyo akora ukunda icyo yakurikiye kubera iki ni umuntu utanga mu bukire bwe ntabwo birya wenyine arabizi yuko azabisiga ndakwinginze kora regime y'ineza ugire neza ariko niba kugaburira ntabwo bireba umukuntu nubwo waba uri umwana muto uri kumurikirana uko waba umeze kose share uvuga uti uyu munsi by'uyu munsi ntabyo ndya ndajya kubisangira no kwa ntuza hari abantu nyine bahaye amazina kwa mbeba kwa mukene kwa kadogo kwa babandi badafite ayo mazina aza kukugerageza se bakwita kwa mukire utekereza yuko ari iki ntabwo ari umukire wenyine uriwe ariko bakwita kwa mukire kugira ngo bakwereke yuko you can provide so nubishe nakurangira isoko yo kubaho isoko y'ubuzima kubaho neza kubaho ari kuri umuntu ufite ubumuntu nk'Imana yaremye isi y'umuntu apfuye bamukuramo ibintu byose akamera cyo akenshi ameza biza cyo reba rero ko uri guhumuriza wenda Imana yaguhaye amahirwe yo kureba ibindi twe tutareba ukabura n'umuntu n'umwe kwerekeza warabaye mu nzu ya shato waragenze mu modoka nziza warari ibiryo byiza hakabura byibuze n'umurimo ngo nusigara uvuga ndakwifuriza kubaha buri muntu wese soza ndashaka gushishikariza kubaha mumbabarire uyu munsi rwose naje nahindutse kubaha biruta ibitabo niba ufite inshuti yawe yubahira aho uri naho utari njye nigize kugira inshuti mbi twaba turi kumwe bakambwira uburyo ndi umuhatari ariko nawe mwiza ariko ikintu cyiza twaba tukitandukana bakabafata rikoti riya uri mushiki wa shitaniya ntiyamuze ibyo akora ariko ntabwo nabanze n'abakunzi kubera yuko banigishije nyine baranyigishije nyine gukomeza ko naharanira kuba mwiza kuko icyo bifuje ntabwo ngomba kukigeraho kubera ko nzagera ku cy'umugambi Imana yifuza kongera niba uri umuntu rero ubaha buri muntu wese niba ufite inshuti yubahira aho iri n'aho itari si ukuvuga ko nta kosa I'm not perfect nta kosa ariko inshuti nziza nigenda ikanyurose ikashyira ku ruhande itari gusepeti wakoze iki one ABCD ntabwo ari nziza na gatoya ugerageza aho nzumva kurusha nakumbira mu gusaba iyi rundi rugero rwo kubaha kuki ariko dusuzugura ukabona umumama acuruza agataro kubera ko atambaye nkawe adasa nkawe iki kigero kitambura ku modoka ariko se disi we ni umugore utwite nk'uko watwita ukaba ufite umuzamu mu rubuga cyayi eversty tuski we kikurindira umutekano kandi mbere yo kugisuzugura ujye umenya ko ari papa w'umuntu niba atari nawe papa azagira sheri azagira abana bamwita papa azagira umuntu amwita umugabo umukozi ufite mu rugo ni mama kanaka azaba umugore wa kanaka nk'uko nawe uri umugore nk'uko nawe uri umubyeyi uwo museriveri usuzugura yaje gushaka ubuzima ubaha abakomeye n'aboroheje uzubahwa mushishikarije kubaha you can have negativity things mind everything fine but bituma bikuganza harina kuba mwiza uko isi irushaho kuba mubi niko ndikubwira Imana ngo ndusheho kuba mwiza uko isi irushaho kutugaragariza kutwexploreza ibintu bibi niko mbwira Imana ngo Mana basi mu gihugu cyitwa u Rwanda mu isi y'abantu baremye ngerageze kuba mwiza kubera ko isi iri kutwigisha niba ubona ibyorezo biza ukabona abantu bakomeye barapfuye ukabona umuntu ngo apfuye ngo kubera umutwe ngo umuntu ngo wagize ngo yarwaye agatoki we ngo acaho ngo umuntu ngo arwaye ijisho ngo ryarahengamye ngo ryize ni wa mubiri nababwiye uhora dushuka niba duhura n'ibyo bintu Imana imfashe guca bugufi kurushaho uko ndushaho kuzamuka ariko ndushaho guca bugufi uko nanzwe ariko ndushaho gukunda kandi cyane cyane nikunde nkunde n'abandi I love you guys. I love you so much. Wowe babaye. Wowe wumva wankuka. Wowe uvuga cyahaze ndagukunda.
kubera iki I feel the love of God and I feel the presence of God ko nabyutse ndemera byibuze nkubwiye ibyari bindi I didn't open my Bible no sinigeze nsoma ariko haranira kuba mushya mbabarire wowe wumva ikiganiro uyu munsi tangirana nanjye mu rugero rwo kuba I'm going to be better I'm gonna be better now ngiye kuba mwiza kucyumva ngo ninja araje ngo debanda arahageze ngo nyirashya narinjiye nawe ukumva yuko nyirashya narinjiye never blessing arinjiye handsome arinjiye umunyamugisha arinjiye umunyamahoro arinjiye ntabwo bisaba kuba wahembwe ntibisaba kuba wariye ntibisaba kuba wabonye akazi ntibisaba kuba wabonye ishuri bisaba self discipline manza wikunde manza wiyubaha ariko iyubaha urebe ko ibihe bitazakuba ntabwo turi abantu bahindurwa n'ibihe turi abantu bahindura ibihe kubera ko haje covid nicare mvuga ngo ngubu ntegereje urupfu mugapfukamunwa mfuke n'ibitekerezo no ndapfuka umunwa kugira ngo nirinde ndakoresha sanitize kugira ngo mbashe kwirinda covid ariko ndarushaho gutekereza cyane uburyo naba umumaro mu isi ngubu ndavuga nti kuki mpize ubuganga ati ngubu nanjye ntangire nige igishobora kuzana umuti wa covid ariko ntacyo nzapfukama nige uburyo umuntu ashobora kubaho ihari hari n'abantu bameze ukuntu mbashe kubabamo ndagusengera kugira ngo ubeho byibuze ugire imirimo myiza kundi ipfubyi ufasha abapfakazi ntuhohotere ntubeshye wari wabona umuntu uvuga ngo bangose ngo imana yabo ni yese okay imana yabo ni se wowe sasa ashaka imana uhinduke kora ibigaragaza imana kuyivuga siko kuyikorera amen kuyivuga siko kuyikorera ushobora kuba nitwa umukozi w'imana ariko ntakora iby'imana ishaka ntakora ibikorwa by'imana ni ukuvuga ngo ntishobora kungira icyo kintu iyo umukozi w'imana agahonga yarahageze ariko ndangana ubwo se niba ntwanga ndakorera imana ko mu mirimo y'imana hatari mu rwango umukozi w'imana agahonga ndangana kandi nkaba nteranya mu mirimo y'imana harimo guteranya ndangana nkaba nsenya abandi ndakorera imana nkaba ndi gusenya kandi imana ari yubaka ngewe rero kugira ngo ndebe titre aho kugira ngo titre inshuke nzavuga reka mparanire gukora icyo igikorwa kinyitirirwa ntabwo kuba nitwa umukozi w'imana aribyo bigira umukozi w'imana so sorry ahubwo wowe ukora ibikorwa byiza by'imana niwe mbona nk'umukozi w'imana sikubona umukozi w'imana ari kuvuga kwa kanaka no you no longer mu bakozi b'imana ahubwo umwanzi w'imana umukozi wa shitani nta mukozi w'imana wicara ngo afata undi amugire ikiganiro igihe cyose nakora ibyo bintu nahita numva yuko nabaze gusezererwa ku kazi niyo mpamvu ubona umuntu ngo ujye nabajwe n'abakozi b'imana abantu ntibazongera kubaza ko ntabwo ari abakozi b'imana ntabwo bari muri lisite y'abakozi ushobora kuba nitije ikigo runaka ariko kitanze ushobora kwitwa umukozi wa ambasade kandi na ambasade itanze n'aho hantu batanze nta kazi bampaye niko abantu benshi turi kugenda cyane umukozi w'imana kubera ko niririmbye ntabwo aribyo bigaragaza ko ndi umukozi w'imana kuko niririmbye ngo yesa shime haleluya amina ntabwo bigaragaza ko ndi umukozi w'imana ibyo bizanyitirwa ariko ntabwo bizangiraho impact ariko ikigaragaza ko ndi umukozi w'imana ni uko nkora ibitandukanye n'ibyo undi yakoze nkakora ibyiza mu gihe harakenewe ko nkora ikibi ahari haboneka ko opportunity yo kubeshya simbeshye ahari hari opportunity yo kwiba sinibe ahari hari opportunity y'amanyanga ntavamo icyo gihe nzagaragara nk'umukozi w'imana kuko aho mbarizwa naho mpemberwa ni ku Mana idahishwa abakozi b'imana umukozi w'imana ugicira abandi imanza umukozi w'imana kira se kizabona ijuru nawe nturaribona urashaka ko abandi batarigeramo how come
njyewe sinumva ukuntu kwa Kanani baba bameze gutya. Uri umukozi w'Imana umeze utyo gute? Kandi Yesu, the Bible says come as you are, ngwino uko umeze. I'm sorry today, numva ndakaye Satani n'abambari be, niyo mpamvu ushaka kugira ngo ratakomezanye urugendo n'Imana. Niba waragiraga neza komeza ugire neza. Hari abantu nzi banywa bière nyinshi bakanywa, bamara kunywa batavuga ariko nihe twasura abarwayi kwa muganga bakishyura abantu mituweli abo ngabo nibo nita abakozi b'Imana kurusha wowe utayinywa ukayifuza ukagira n'akanyota ko mu mutima ntunayima ariko bari ugatangira kubacyurira ngo ntibazabona ijuru. Urasigara. Urukundo rw'Imana nirwo rutubwira ibyo tureka n'ibyo dukomeza. Uko naje siko nkimeze kandi uko nshaka kumera siko meze uyu munsi. Mbonye biravuga ngo uko ndushaho kumwegera amaso yanjye arahumuka, uko ndushaho kumwegera amaso yanjye arahumuka, uko ndushaho kwegera Imana niko amaso yanjye arushaho kumva. Kera ejo nari umuntu udasa, nari umuntu w'amahane, nari umuntu umeze ariko uyu munsi ndahari nakuba umuntu mwiza. Sinita ku byo abantu bavuga, ko ibyo bavuga ntabwo bimuza kuba njyewe, ahubwo njyewe ibyo ndi kuvuga nanjye nari n'ibyo tuziranyeho niko biri cyangwa siko biri. Mana mfasha. Ndivuze kugira ngo mbone yuko waba bera person. Ndivuze kugira ngo dufashe mu rugendo rw'ubuzima. Ntabwo idini ryo zinatwinjiza mu ijoro, ntabwo idini ryo zerekana ko twamenye Imana, ahubwo umuntu wese azi Imana ku giti cye. Hahira umuntu ufite ibanga n'Imana. Ni nasiri na Mungu wangu, unasiri na Mungu wako. Warabatangira gusenga ukajya deep wanavuga kira kiri kwigira ibiki. Ariko komeza usenge, komeza keep praying, dig deeper. Kubera ko amasengesho dusenga uyu munsi, ayo usenga baguseka, ayo usenga bakumwaza, ayo usenga bavuga ngo kira ni igiki, ayo usenga bagutuka, ayo usenga bavuga iki, ayo ngayo niyo azagufasha ejo bundi bajye babona, ejo babona umeze neza, bo bari kuvirwa n'imvura, wowe umeze neza, uri gushayininga. Kubera iki? Wadiginze dipi igihe basekaga Nowa yabaje inkuge bamuseka. Nowa arabaza bamuseka, ariko Nowa wabaye Nowa cyarasara, Nowa byaramucanze, ariko umwuzure uraza. Nowa akora iki Imana yamubwiye, abasha kurokoka. Abamusetse bagiye ko mubizi, abamusetse byagenze bite? Abaguseka uyu munsi kubera ko ukora imirimo myiza, abaguseka uyu munsi kubera gusenga, hari igihe kizagera bakibira, hari igihe kizagera bakabura. Ntabwo ari wowe ushobora kuzimya abanzi bawe. Bareke bakomeze bavuge, bareke bakomeze bake, ariko igihe kizagera babe batagishoboye no kukubona. Ubwato bwa Nowa bwagendaga hejuru y'amazi, bari munsi y'amazi. Ndakwifuriza yuko niba baguseka kubera imirimo myiza, niba baguseka kubera gusenga kwawe, keep praying. Erega nzi Imana nkura, niyo mpamvu nafite ubwoba bwo kuvuga. Nkunde cyangwa ntunkunde, njye nzagukunda. So Imana ibaha umugisha, tugwize ibikorwa byiza, tugwize kuba beza, tugwize ineza y'Imana. Ngiye kugusengera, ngiye gufata umwanya wo kugusengera, nongera kukwibutsa yuko ibiguca intege bibwira yuko hari ibyo Imana yakoze wowe utarabigizemo uruhare. Keep praying, keep praying, keep praying, keep praying, keep praying. Ntacyo bitwaye gusenga. Nunanirwa urekera ngo nuwongera kugira akabaraga gusubira usenge. Yesu yangiriye neza, nabo baracyangirira neza. Niwe utuma mba berami, kandi ntabwo mba berami uyu munsi gusa. N'ejo ntaramenya kuba mwiza, n'ejo ntaramenya kuba mwiza, akora ibidakwiye mu buzima bwanjye. I'm not perfect, ariko ibyo bintu bituma ntaba perfect, ibyo bintu bituma ntaba muzima, agenda abikuraho. Nzagenda ngira ku munota wa nyuma, Kristo yarangize icyo agomba kongera. Ndasenga ijambo rivuga ngo, ndasenga ndi muri rivuga ngo, nkoresha icyo wampamagariye. Shobora nahamagara kuririmba, ariko ikintu nzi neza ko nahamagariye gukora imirimo myiza mu gihe kibishoboye. N'igihe no ku munota wa nyuma numva nzababwira nti imirimo myiza, hari imirimo myiza. Shobora gukora liste y'imirimo myiza, uhereje ubyuke muri quartier yawe uraza guhura n'akana gafite bodaboda imwe n'izindi yaracitse.
ndavuga hano iwacu, ndavuga in Africa, simbizi iby'Uburayi, sinzi ibyo muri Amerika, ariko nawe uraza kubyuka usange hari umuntu wagize depression, umuhamagara ubwire hi honey, how are you, wafashe sheke, wishyuye bills, okay, I love you and God loves you. Buri muntu wese akeneye undi mu rwego runaka. Hari ukeneye kumubwira ngo I love you, hari ukeneye kumubwira ngo Jesus loves you, hari ukeneye kumuha ijambo, hari ukeneye kumwohereza flower, hari ukeneye kumwohereza furaha, hari ukeneye kumwohereza mobile money. Reba mu faranga byose byinje muri mobile money yawe. Shaka kuza uri muri crise, shaka tantine baratafite icyo kurya, shakisha Imana ikuyobora, singiye kukuyobora, ni wowe ubizi kuko you know the truth. Ukwisigariza kuko usahawe uvuga ngo nzabikora ejo, ariko cyaganga ari byo kiba kivuga ushatse abikora uyu munsi ko ejo ntabwo ubizi, ariko ejo hacu hashinganye muri Kristo Yesu, kubera ko yabonye ko abaye umumaro uyu munsi, aravuga ngo n'uyu munsi ndamurinda kuko n'ejo nzamutuma habanye. Ariko uzikuva umunsi mana we isukari yaradushiranye, ndati mana sima continue wa fashe ejo yawe isukari, hanyuma ukareba ko Imana itaguha continue zawe. Mwifurije ko umumaro. Sorry navuze byinshi because I feel like ndumva nashaka ko Satani atwiba, ndumva ntabishaka, no never. Hari abandi bantu batanga nk'abaguriza, umva ko ngo cyegese sinabagaburiye, wabagaburiye se babigusabye, nubwo babigusabye kandi warabikoze. Nutabikora mu mutima nabwo nta nyungu bizakuzanira. I'm getting better kandi numva ndi ready to be the richest woman ever. Ntacyo nishaka kwisigariza, suko nashaka kwikubira. Nabo tubana hano barabizi, bashobora kuba bafite ibibazo nkabyo, ngo dutekereze wa mukene, twishyure bya bindi, dushake bya bindi, not because ntabibona, ariko kuko nzi ko iyo senga mbabwira ngo wibuke na babandi twatanze turi kumwe bari babikeneye ntibabibone kandi baba blessed. Ya amazu meza nzayubaka, nzayagura, imodoka nziza nzazigendamo, indege nzayigura, byose, ariko nzirinde nako ntibizaze ntawe ndagira akamaro. Mbere yo kubaka ibyo bintu byiza, reka manze nimo ku mutima mu kuko ndashimana ko mfite ahomba, mfite icyo ndya, mfite uko ngenda, ariko reka manze subiza amaso inyuma ndebe babandi batabifite muri duke bafite. Join me please, join me please, join me please, join me please. Ninahaguruka tujyana twagaburira, twakagurira umubyeyi w'igitenge, twakwambika umwana w'urukweta akajya avuga sha anko yanguriye fi, kuko nagenewe ko anko yanguriye fi. Mfite undi monke wanjye yapfuye kera nko muri 19 yitwaga Ezekiel n'umwana wa papa, ariko sinjye nibigirwa ukuntu twagiye ahantu naje kumenya ko ari Kabuga mpuze yanguriye marete, ariko ni marete, sinjye nibagirwa. Ikintu ukoze ku mwana muto, gerageza uro mwana muto wundi bitama yibaboke aho kugira ngo mukubite mpamagara mukubite irindazi ngota uzabishuri mwishyure n'inkweto, aho niyo warakajwe n'utwenda yambaye muguru utundi. Sinjye nibagirwa tante Jenny titse wa papa yambaye imyenda y'iroze, nari umwana w'imyaka nk'ini y'iroze ifumye mu ndodo. I will never forget my auntie nubwo yapfuye. Sinzibagirwa umumama umwe hano ku Gisimenti, nagiye muri supermarket niga muri internet hafite Kotex, Kotex kindi gihe gira mama wanjye neza, hambwa mufata igishaka gushyira umwana ku ishuri, ntabwo yarazi ko uyu munsi nakwica ngo ngirira nanjye umuntu neza. Yitwa Karo, yari afite supermarket hano ku Gisimenti kwa Karo, yigeze no kujyamo farumasi. Mami Karo, Imana ikumugisha n'ubyaro kwawe. Ngiye wa wundi wemereye guha mama wanjye ibyo uza kunsurisha. Uyu munsi nararangije kwiga, uyu munsi nicaye muri ofisi yanjye, uyu munsi ngaburira abandi, uyu munsi nagira uwa Kotex. Warakoze. Imana ikumugisha, warakoze kumbera umubyeyi, warakoze kunyereka yuko ku isi hari ibintu byiza bihari. Thank you. Kindi gihe cyo kwibuka umuntu wakugiriye neza ukamushima bikaguha izindi imbaraga. Karo, Imana ikumugisha, cyangwa utuye mu nanjye nzagusure, mwiture, muzanire gift.
yari afite supermarket hano iruhande rwo kwa Ndoli supermarket, hagati yari bashyize forex biro. Uzambabarire niba uzabona kino kiganiro, uzamenya address yawe, nzagusubirusha. Imana igoye kugira umuntu uzabonera ku rwibutso rw'ubuzima. Yewe gusengera, ndi kubona umusaruro w'ibyiza, ntabwo nshaka kurya njyenyine. Ndi kubona umusaruro w'ibyiza byo gukorera Imana mu bantu. Ntabwo nzacika intege, ntabwo nzacibwa intege n'uwanyise umujura, sinzacibwa intege n'uwanyise umuswa, sinzacibwa intege n'uwanyise umwiswe, kuko ndi kubona umusaruro, ndiko napata amatunda kwa kweli. Ndi kubona umusaruro w'ibyiza. Nanjye nari kwicara nkavuga nti okay, nzaryaho ababyeyi. Nanjye nari kwicara nkavuga nti nzaharanira gushaka ibingibi ninjire mparanira umugabane wanjye kwa papa. Ariko umugisha wa papa yarawukoreye, yangejeje ku isi, yakoze ibyo yagombaga gukora. Data Imana imugisha. Mama ibyo yakoze yarabikoze, na n'uyu munsi she's keeping praying for me. Nzi ko data nawe ntekereza ibyo yakoze yarabikoze, ndamushimiye. Aho ngeze rero naho kugira ngo nanjye nkore ibyiza bifasha n'isi yose. Ibyo banyumvishijemo simbikora. Naremeye nitwaye amazina y'abantu banditse, narabyemeye, ariko ntabwo byambujije kuba ngiye. Umuntu avuga ngiye ngo sinkunda kugaragara muri media. Njye n'umusozi wanjye nzabivugira kuri media. Ntabwo ari ukwiyemera, ahubwo nzabikorera hano kugira ngo ngutere ishyari, mbwire n'utazi ko bishoboka bishoboke. Wowe utarahamagara ku musozi wa media, bikorere mu bwihisho, Imana izahaguhera umugisha. Ariko ahangaha niho nahamagariwe, niho ngomba kubikora. Bariya baba bigaragaza, reka nigaragarize muri cyo kugira ngo nigaragaze mfite impoho ndi kurasana, aho kugira ngo nigaragaze nambaye ubusa. Reka ngaragaze ibingibi ndi kubikora kugira ngo basubikuremo isomo, amaso yawe agire ikintu cyiza abona. Bibiliya avuga ngo ineza yanyu imenye na bose. Ushobora kutakubwira ibanga ry'icyo natanze, kuko akaboko gatanze kandi ntikabimenye, kubera ko ibyo ngigera iryo banga. Ariko icyiza cyose nzakora nkabona ari kubona umugisha, nzakubwira isi yo gutera imbere. Niyo ngiyo. I love you. I'm going to pray for you. Njya kubasengera. Ibingibi ntabwo biri idini. Kuba umusilamu, uri umurokore, uri umugatolika, udafite idini, ufite idini nk'iryanjye. Idini ryanjye ni urukundo. Niho nsengera. Idini ryanjye ni urukundo, kuko ijambo ryaravuze ngo Imana ni urukundo. Join me in my church. My church called love. Kandi igihe cyose love wins. Theme yacu yitwa victory. Because we in love of God. We have the love of God. We are covered by the love of God. We're not judging anybody. Turi mu cyanditswe kivuga ngo ngwino n'ukuri k'amazi wawe. Imana n'urukundo. Join me today in Love Church. Twikorera ibikorwa byiza. Ntabwo turi neza gusa, ahubwo twiswe bandi neza. Ndi neza. I'm done mercy. Ndi neza. Nawe uhitamo kuba ndi neza uyu munsi. Imana ikugisha. I'm going to pray for you. Mwami Imana nziza, ndagushimira. Ugire neza bukiri bugacya. Ndagushimiye yuko tukiriho. Sengeye buri muntu wese udukurikiranye. Sengeye buri muntu wese ubikorera kino kiganiro. Ugende ukore ku mutima. Urwaye umukize. Ubabaye umunezeze. Uwababajwe n'abandi umuhe kubabarira. Imbabazi zawe zitwuzure. Uwagize neza akiturwa inabi. Wongere umuhe imbaraga zimuhagurutsa gukora neza, kuko wenda nicyo wamurindiye. Haje ibyorezo biradusiga, haje covid, byibuze n'abayirwaye twarayikize. Kuba tukifite umwuka duhumeka, turamamaza yuko byose bishoboka. Reka uduhe kuba umugisha mu gihe cyacu. Ndakwinginze kugira ngo Mwami, nkuko njye gusenga kugira ngo ndakwinginze nkoresha aksida y'ikiza kugira ngo mbone umugisha. Nkahura n'umuntu ushanje, nkahura n'umuntu, nkahura bya bindi byose. Ndakwinginze kugira ngo wahe ubushobozi, kandi igihe cyose ndakubwira ngo ubushobozi bwo kugira neza, bwo kugira abantu neza, nta munsi n'umurango nyuma. Mutangiye ubuhamya Kristo we ko tugendana iminsi yose, kandi ukangirira neza. Umuntu uri hano mwigisha kugira neza. Kugira neza ntibisaba ibya mirenge. Yagira neza avuga neza, yagira neza ahinduka, yagira neza asengera abandi, yagira neza agaburira abandi, yagira neza asangira abandi ibyo afite.
mbasabiye izo mbaraga kuko kuba turiho ntabwo turi ibigarasha ahubwo turi turufu ibasha gutsinda turi ba bandi bazashima Imana ku bwacu ndakwinginze kugira ngo bacire inzira ndakwinginze kugira ngo uyu munsi uve mu buhamya tubashe kuguza amashimwe ndagushimiye Kristo Yesu ko kutazapfa ahubwo tuzarama ntabwo tuzapfa tuzarama kugira ngo tuvuge kandi dukore imirimo itangaje muri iyi si niyo mpamvu muyeho umwuka w'urupfu umwuka wa aksida umwuka wo kudukemura umwuka wo kudusaza nubwo dufite ibibazo ariko imitima yacu yuzurishe no kunyurwa tunyurwe n'ineza yawe tunyurwe n'urukundo rwawe turindane n'abacu tugiye kwinjira mu kwezi kwa 9 kuzaba ukwezi kudasanzwe papa kuzaba ukwezi ko kubyara kuzaba ukwezi ko gusohora kw'amasezerano kuzaba ukwezi ko kubabarira kuzaba ukwezi kw'imbabazi kuzaba ukwezi ko guhindura ibihe Mana nsengeye igihugu cyanjye cy'u Rwanda ugihe umugisha aha wampaye kuba ubaho umugisha utugirire neza ukomeze uturindire mu ngabo zawe urinde abakomeye n'aboroheje urinde buri muturage wese w'iki gihugu kandi iki cyorezo kiveho burundu buri wese ageza kudusoromaho amahoro n'abandi bose bankurikiranye aho barubaha amahoro ubaho umugisha ubasubizamo imbaraga zo gusenga ndagushimiye ko wumvishe gusenga ndagushimiye ko bari barwaye kanseri bakize ndagushimiye ko bari barwaye ibintu bidasanzwe bakizwe hari indwara turwara hari indwara ya mibiri yacu yandi igidushuka irwara abaganga bakayibura ariko ndagushimiye yuko ugize icyo ukora muri aka kanya ndagushimiye neza yuko uri Imana ireba ko tutareba ndagushimiye yuko uri Imana ivuga imvugo twe tutavuga ndagushimiye yuko umuganga avuga aho ukavuga yego ndagushimiye ko abashaka gukora ubukwe bazabukora mu izina rya Yesu ndagushimiye ko abashaka kubaka bazubaka mu izina rya Yesu ariko duhibanga uzaturinde kwibagirwa nubwo twagera hariya heza uzaturinde kwibagirwa mwami musabye umugisha musabye ni ukubaho ni ukurama ni ukuba umumaro mu gihe cyanjye ni ukuba umumaro ku giti cyanjye ndetse no ku bandi benshi mwami mu ishyanga waremye ukampa kuba mu ishyanga ryera kandi nyuma yanjye ukanshoboza ukampa ubushobozi bubasha gusagurira ibigega byanjye ukabyuza nkabasha no gusagurira n'abandi ndagushimiye ko nzabigeraho ndagushimiye yuko mu gukunda nanjye ndimo ndagushimiye ko abantu bose waba ugiye gucika intege umusubiza intege mu bugingo urakoze Kristo Yesu uwo kwizerwa uri inshuti nziza uri umubyeyi udahemuka ubuntu bwawe n'imbabazi zawe bikomeze bibane natwe tujya gucika intege turavuze ngo ntabwo tuzongera gucika intege ukundi kuko hari Imana yaturwanira ibyari bikomeye kandi uruhare twabigizemo turacyakwizeye kandi turakwiringiye kandi dukomeje kukuza amashimwe cyubahiro cyose nishimwe kabikomeza ibyawe umunsi n'iteka ryose mu izina rya Yesu Kristo umwana wanjye amen amen God bless you Imana ibahe kandi Imana ibagire neza thank you for joining me muri We for Love ni igikorwa twatangiye muri Ndi Neza Organization you can join us nuko nababwiye hano mu rukundo ni muri We for Love ni ukatujoininga hari ibyo kugurishwa hari amakanzu hari amabiju hari abantu bari kohereza amavalizi ibyo kugurisha nawe ufite imyenda myiza umuntu ushobora kugura inkweto ushobora kutujoininga We for Love online shop Chris ashobora kutwandikiraho mukatujoininga kuri Instagram hariho na nimero ya telefone mukaduhamagara hanyuma buri wakane tugira mvura nkuvure wumva ushaka appointment ndabizi ko ari benshi bayishaka ariko watwandikira kuri Ndi Neza Organization kuri Instagram cyane na nimero turi bushyire munsi hanyuma uzahura n'abantu benshi bazabasha kwakira nyaboneka ntiwiyahure hari umwuka wo kwiyahura ugezweho cyane ntiwiyahure ibyiza biri imbere uriyahura uri joro muri ibyo washakaga ko ntabwo ubibonera mu kwiyahura hanyuma nyine n'igihugu kikubure n'umuryango ukubure byaba bibabaje ariko ndakwifuriza kuba umugisha ndakwifuriza yuko Imana yagukomeza kugira ngo mu gihe kizaza nawe uzabashe gukomeza abandi mwari kumwe nanjye rero ari bigahangayire maybe dushobora gusubira n'ejo bundi kuko Imana irusheho kuduhuza Imana umugisha kandi Imana ibagire neza bye bye